ko ariko baryita se none mvuge itorero ntiwariterebuye ngo bikunde ahubwo ni idini rya ADEPR se yes idini rya ADEPR vuga ngo idini rya ADEPR ryagiye riterwa amabuye itorero rya ADEPR ntabwo bikunda kuko itorero ntabwo ryitwa ADEPR itorero n'umugeni wa Kristo umugeni wa Kristo rero afite yindi shusho arimo cyokoze ADEPR yategura itorero ry'Imana bishatse kuvuga ngo ADEPR yategura umugeni wa Kristo pera amaguru yego bakitotombera ibintu bijyanye n'igisope na sauna bakitotombera ibintu bijyanye na sauna na massage ibyo bintu ntabwo bashobora na rimwe kubisobanukirwa aramutse avuyeho agomba rero kugumaho akongerwa indi manda yo kuyobora idini rya ADEPR agasobanurira abantu systeme yagiye abinjizamo zose yego bakamenya ngo zikora zirya ese umukristo yagiye muri sauna bigenda baburana ko ubuyobozi bwavuye aho ku gicumbi cy'itorero bagashaka ngo bugumeho ngaho kuri icyo gicumbi cy'umwuka kandi mu by'ukuri bagomba no kwemera impinduka kuko mu murimo w'Imana impinduka nazo zigomba kubonekamo abantu rero bagashaka ngo twigumire muri bya bindi ahubwo baraje noneho bababwira ati udefuriza bazamureke aririmbe ihanganira ingendo y'undi nibyo bya bindi nakubwiraga imbere gatoya hatambutse ngo ntabwo unywa inzoga n'utayinywa bakwiye gushwana ntabwo usengera mu idini riyinywa n'iritayinywa bakwiye gushwana kubera uko bose n'abantu ariko buri wese afite uko yahamagawe kandi ku munsi w'imperuka hari benshi bazarogereta bavuge ngo nanze runaka dupfa ubusa muziza ubusa ngero naje gusanga ivugurura riri mu madini rirakwiye no kuyafunga amwe namwe birakwiye kuko bigisha abantu nabi rimwe na rimwe bakirengagiza ko ari abanyarwanda bakizera Imana ya Isiraheli Imana y'u Rwanda bakayisiga gake birakomeye ntago nkumvise neza urumva rimwe na rimwe abantu bakagendera ku myemerere y'amadini bakirengagiza ko ari abanyarwanda bakizera Imana ya Isiraheli Imana y'u Rwanda bakayireka ugasanga bari kuyicumuraho kandi ari yikora none se si yikorera abanyarwanda yego ibi byo birumvwa n'umunyabwenge birumvwa n'umuntu mukuru mu by'ukuri barakubwira bati ubukwe bw'abantu banywa inzoga ntukabugeremo ubwo bagutandukanyije n'umuryango wawe none se aho amacakubiri atarimo ni he njye mvuka mu bana barenga 10 ngo umubyeyi wawe nimba zinywa ngo jye umuterera agatebe hirya fata umusaza w'imyaka 70 njyewe Imana irahari w'imyaka 40 itegeko rya 5 naryo rikaza rivuga ngo nje kumwigisha kunywa imitobe wiyubahe acike mu rugo rwanjye kandi hari ibibazo byinshi nzagira mu rugo ngahamagara umusaza akangira inama nk'umunyarwanda utoza umunyarwanda kubaka urugo rwiwe abagabo baba mama pasiteri ntabwo urabyumva neza bazigera babangamira bariya babyeyi mu muhamagaro ahubwo bazajya babacunga mu gihe cyo kubaka urugo nyine nicyo gihe bagomba kubana nabo ariko igihe cyo mu murimo w'Imana bari mu murimo wa data ibintu birimo ubwenge bwinshi ntabwo bazabinjirira bisaba kuba utazibeshya wa mugabo we ngo uragiye muri biro hariya ngo nje kureba umugore wanjye hano uzaba winjiriye umurimo w'Imana ndetse kandi winjiriye akazi kuko uyu munsi ni akazi bazaguhana rero ndagusuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikiye uri hose nizere ko Imana ikurinze neza ibyo ukora byose twifurije kugira umugisha w'Imana nimba utameze neza reka tukubwire ngo wizere Imana ibihe byawe bizamera neza amazina ni Jerry ngiye kuyobora iki kiganiro ugume hano nimba utarakoze subscribe yikore kugira ngo tubashe kugira ibihe byiza turi kumwe neza yego ni byiza rero iyo abana b'Imana bongeye kubonana bashima Imana ni muri urwo rwego ngira umugisha wo kubonana n'umukozi w'Imana Pastor Yeremiya cyangwa se Pascal Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe cyane ameze neza
cyane. duherukana ubwo nari nagusuye, hari ibikorwa twagaragaje ubwo itorero ryafataga umwanzuro wo kugira abo rikumira ku nshingano zimwe na zimwe, ariko gukorera Imana ndetse no gukorera umuryango muri rusange ntabwo byahagaze, byarakomeje cyane. Yego, hakavura karagwa cyane, dufite n'imvura nyinshi, yego, ku buryo abantu bagomba kwitonda, kuko iyi minsi umuntu utarubatse ku rutare we uri ku musenyi ushobora kugenda tu. Yego, abantu muri comment bagiye batubwira bati ahantu utuye ni heza, babonye wejeje ibitoki, ibishyimbo, ibigori, ibintu byose bitandukanye, bagatangazwa n'umupasiteri wambaye bote akafata isuka akajya mu murimo guhinga. Yego, yego, ni muri urwo rwego n'ibindi tugiye kuganiraho muri iki kiganiro, ko ariko icyo tuba tugamije ni ukugira ngo tugarure abantu benshi kuri Kristo. Ariko mbere na mbere Imana, reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Ndasabira umugisha abantu bose bagiye kuri iki kiganiro, kugira ngo kize kuberamo ibintu byiza bifite aho bikura abantu nabo bibajyana. Duhamagaye marayika w'Imana kugira ngo abane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane, ntabwo turi bwizimbe mu magambo, ahubwo turajya kuri topic direct. Turagaruka ku itorero ryacu rya ADEPR. Abenshi twariciyemo, abenshi baribayemo, ndetse twahakuye inyigisho n'uburere bitandukanye, ari nabyo bitubashisha kuba tukiri ku murongo muri aka kanya. Ariko itorero ryagiye riterwa amabuye bitewe n'impinduka z'abantu bagiye bariyobora. Itorero ko ariko baryita se none mvuge itorero ntiwaritera ibuye ngo bikunde, ahubwo ni idini rya ADEPR. Yes, idini rya ADEPR. Vuga ngo idini rya ADEPR ryagiye riterwa amabuye. Itorero rya ADEPR ntabwo bikunda, kuko itorero ntabwo ryitwa ADEPR. Itorero ni umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo rero afite iyindi shusho arimo. Cyokoze ADEPR yategura itorero ry'Imana, bishatse kuvuga ngo ADEPR yategura umugeni wa Kristo. Kutemaguye se uhise neza ubicakagura uhita urambika hasi, nuko bimeze. Yego, abenshi batangazwa nuko bavuga ngo itorero rya ADEPR, bakavuga bati se kuki bo bashaka kumvikanisha ko Imana bayifiteho ubutware kurusha abandi? Kwiyemera. Ikindi kikaza kigira kiti mu nkundura zagiye zibaho, ubwo turabijyanisha n'amavugurura agiye haba, gusengerwa kw'abagore biterwaho impaka nyinshi, aho insengero zifungiye bitewe no kutuzuza ibisabwa. Bamwe mu bapasiteri bagenda bakomerwa mu nshingano. Ariko noneho ikiriho kuri ubu ni inkuru nyinshi zitandukanye, ariko icyavugishije abantu benshi ni ukuba indembo zaragabanyijwe ndetse n'amaparuwasi akagabanywa akegeranywa nk'ubuyobozi bwite bwa leta. Ubwo indembo zari 9 zabaye 5. Amaparuwasi yari asanga 100 nangahe, ubu yabaye 30, angana n'uturere 30 tw'igihugu. Wabyakiriye ute wowe? Njyewe nabyakiriye neza, kubera yuko ubundi muri idini rya ADEPR iyi manda ya nyakubahwa Ndayizeye Isayi, akantu k'idini ADEPR niko ntari kumenyera. Iri dini rya ADEPR nyakubahwa Isayi Ndayizeye, erega buri uramugaba arakaze, uzi ko yakuyemwe amabandi menshi. Ubwo aracyakuramwe amabandi, ahubwo ngewe navuga ngo kucange giti kuba yaragabanyije indembo nta nicyo bitwaye, sibyo? Kubera yuko ni ubuyobozi bwiwe, utabyemera ntarindire nawe naba representa azazisubizo nashaka azazigira indembo 50. Yego. Ngewe ndumva rero buri wese n'ubuyobozi bwe bagomba kumureka agakora ibyo yiyemeje, kubera yuko impamvu uyu munsi wa none abikora bikemera nuko Imana imushyigikiye. Nge ntabwo byantangaje, kuko sibyo byonyine yarakoze. Urumva umuntu yagabanyije abapastori, yego, agiye gukubita cyangwa agiye kugabanya, yagabanyije ibirura, agabanya n'intama. Gusa uwo muntu wakwirirwa umukomplininga gute? Yego, reka ntabwo wakwirirwa rwose ugenda umutondagira uvuga ngo ibi nibi, wafite ibyari gukora. Ninabyo cyagiye ubushize ubwo gukorana ikiganiro, hari abantu bampamagaye bambwira amagambo atari meza, Imana nabababarire, kuko navuze ngo bamwongere izindi manda cyangwa se indi manda kugira ngo abanze asobanurira abantu ibintu yagiye akora batari bumva. Yego, kuko uyu munsi wasimbura Isayi yamenye gusobanurira abantu ibijyanye na systeme Isayi yatangije gute.
agomba kugumamo akongerwa n'izindi manda kuzageza abakristo b'idini rya ADEPR bamaze gusobanukirwa systeme zose, kuko hari abantu bakitotomba ngo amadini yaragabanutse, abandi bakitotombera ibintu bijyanye na ibintu bijyanye n'ikipe y'umupira w'amaguru, yego, bakitotombera ibintu bijyanye n'igisope na sauna, bakitotombera ibintu bijyanye na sauna na massage. Ibyo bintu ntabwo bashobora na rimwe kubisobanukirwa. Aramutse avuyeho agomba rero kugumaho akongerwa indi manda yo kuyobora idini rya ADEPR, agasobanurira abantu systeme yagiye abinjizamo zose, yego, bakamenya ngo zikora zitya. Ese umukristo yagiye muri sauna bigenda bite? Ese umukristo kuba uyu munsi wa none ururembo rwa Cyangugu, sibyo? Yego, abantu benshi bararukundaga cyane, buri wese akavuga ngo umwuka wera wahereye muri ururembo rwa Cyangugu, igihundwe. Kuba rwarakuwe Cyangugu rukajyanwa Igisenyi, hari abantu bakeneye ubusobanuro bwo kumenya ngo ese abanyacyangugu ntibari bagikizwa, cyangwa agakiza barakamize kababana kenshi kugeza ubwo kimuriwe n'Igisenyi kugira ngo nabo begerezwe izo serivisi. Agakiza twakagereranya na administration n'ubuyobozi bwite. Urumva benshi baburana ko ubuyobozi bwavuye aho ku gicumbi cy'itorero, bagashaka ngo bugumaho ngaho kuri icyo gicumbi cy'umwuka, kandi mu by'ukuri bagomba no kwemera impinduka, kuko mu murimo w'Imana impinduka nazo zigomba kubonekamo. Abantu rero bagashaka ngo twigumire muri bya bindi, ahubwo baraje noneho bababwira ati udefuriza bazamureke aririmbe, nabyo se bazasakuza. Ukivuga kuririmba n'imisatsi n'imigaragarire y'aba tegarugori muri ADEPR cyangwa se bashiki bacu, ubona ko byahindutse. Byarahindutse. Agahoziyana ni sawa. Hari n'ubukwe umuvugizi cyangwa umushumba mukuru wa ADEPR yatashye, harimo abashyingiranywe, ubona ko imisatsi isa nk'imeze ukuntu. Abantu nabo barabivuze. Ubundi se baretse abantu b'Imana bakanyereza imisatsi bakanayiboha ko ntaho bihurira n'agakiza? Reka nkubaze, ninde muntu nkurikiye ari ukurikiye Rwanda Gospel Imana Irahari TV, ninde muntu utarigeze yumva korari yitwa ya hano Kimisagara Rehoboth? Yakoraga iki? Yaririmbaga mu kuri ndetse no mu mwuka. N'uyu munsi indirimbo za Rehoboth zihembura abantu benshi, kandi bari basutse badefirije. Imisatsi yageraga ku mavi, ako buri wese baravuga ngo bagomba ko bahamagawe. Erega uko twahamagawe umwimerere w'umukristo ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo. Niyo doctrine ya mbere ikomeye umuntu agomba kumenya. Naho se uzareba ku myambaro y'inyuma nurangiza uvuge ngo uyu muntu arapaganye. Erega mwebwe ntabwo muri kubona ko ADEPR, idini rya ADEPR ririmo ryerekeza mu iterambere rizatuma na babandi barihungaga barizamo. Yaba ari ukwanga abayoboke ikagenda igomorora gake gake, none subira ifite banga kugira ngo idatakaza, ahubwo ni ukugira ngo idatakaza. Kuko andi madini, ndibuka ko kera bavugaga ko ukivuga umurokore bumvaga ko ari umuntu wacupiye, wambara birebire, wambara nabi, wambara udutambaro, ibicongo, kandi utagira n'amafaranga, ibikoti bigera ahangaha. Ibyo ngibyo abantu bari baramaze kubimenyera, baranabyisetinzemo. Ariko noneho igihe tugezemo ni igihe cyo kugira ngo idini rya ADEPR naryo rigendane n'igihe, kandi impinduka zo abantu bagomba kuzemera ku kibi ndetse no ku neza. Udakeneye kuzemera agomba gusohoka muri ADEPR. Ndibuka ko kera hari umuntu wigeze kuduhugura mu rubyiruko, akajya tubwira ngo mwabasore mwe ngo nimukifate nk'abanyamahanga, ngo nimukiyogosheshe ngo mucongo ubwanwa. None ko babitubwiye bakabwira abakobwa, bakabwira abashiki bacu ngo ntibigere bambara amajipo yegeye hejuru, bakambara shimwa mwami, ndetse abandi bagashyiraho imisatsi, ntibatwaye inda bakabyara abana batateganijwe. Ntabwo byabaye muri ADEPR, kandi bambara birebire. Duhagarare. None izo ntege zikurura abahungu ko nazo babonye, abo bakobwa izo nda bazinyweye mu mazi. Nyamara umukobwa uri muri ADEPR azimana nyamana, ahora aririmba ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe ngeze kugupfa, maze nintumirwa ngiye gupfa ngira ibyishimo bitavugwa. Wabyumvishe? Ntabwo umukristo ahora yirata imyambaro. Ngewe nabonye abantu benshi bakijijwe
kandi mu by'ukuri bambara ibyo twita ko shimwa mwana oya ibyo bakijijwe bambara ibyo twita ko ari iby'abapagani barimo. None rero ibintu byarakomeye, Imana irahari. Nimba afite umubyeyi winywera icupa n'umusanga muri saro kwa pastori ari kunywa icupa ry'iwanywa, ugasanga na wa mupastori ari kunywa fanta anywa, ubwo ngo yacinka amabere. No rugero ntabwo ngewe agakiza mfite ari ako gutandukana n'umuryango wanjye kubera imyemerere. Ngo nuko ngo umuryango wanjye ngo banywa agasembuye nge ntakanywa ntandukane nabo. Iyo ni imyigishirize yo hasi ya kera. Ibyo bintu byabayeho ndetse habagiye habaho n'ikibazo mu muryango, ugasanga bitandukanyije n'abantu. Ngo umwana wacu ngo yabaye ngo nayo ngo murokore ngo ntituzajayo, kandi koko ntibajeyo. Ese je reka nkubaze, tujye tubwiza abantu kuri, kandi nabo bajya muri komanteri bareke kuzana amarangamutima batubwire. Yego, uramutse uri umusore w'umurokore ugatereta umwana w'umukobwa uturutse mu bakatolike, umuryango waje umugaragiye, nibaza muri ubwo buku uzabahereza fanta, uzajya kwengesha imitobe bari yubaha? ubwo se nabaha icyo banywa? Ngewe nugufata wabusengereye, nugufata tribune wabyumvise nkayigabanamo kabiri, unywa inzoga nkamusengerera inzoga, unywa fanta nawe akanywa fanta. Gusengera ntabwo ngewe ntabwo nahamagariwe kubwira abantu ngo nimugende uko ngenda. Njye nahamagariwe kubwira abantu ngo nimwanga icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo ikijya mu muntu kimuhumanya, ahubwo ikiva mu muntu nicyo kimuhumanya. Abantu bajye banasoma Bibiliya bamenye. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro w'umuntu, ubu se nta muntu mu by'ukuri ushobora guhereza umutobe agahita arwara. Yego, kimwe nuko nanjye umpaye umutonyi w'inzoga nadandabirana. Yego, nimba nzi wawe ukampa fanta, yego, kuki uzazi wanjye nkanga kuguha icyunywa? Cyangwa sobukwe cyangwa baramu bawe. Nuko imiryango yagiye icika, ukumva umuntu agiye hariya ngo agiye gushima Imana pe. Ngo ndashima Imana, ngo baratwanze, ngo turabana, ngo turarongorana, ngo urugo rwacu ntibarugeramo. Impamvu batarugeramo, mushaka kubazana mu muhamagaro wanyu, kandi buri wese agira uwe muhamagaro. Cyangwa twe twifuza kubahindura. Kuko umuntu agenda wenyine, aba wenyine. Ibyo bintu twabibayemo muri icyo mwita ko ari itorero ngo rya ADEPR. Nje kumenya ko ari idini, nsanga naryo rifite doctrine abantu baho bagomba kugenderamo. Yego, naho umugeni wa Kristo ari mu itorero. Bityo rero ndi umuntu ucambaye umubiri n'amaraso, niyo mpamvu njya gukora kugira ngo njye cyangwa ntunga abana. Ntabwo nge ndagera mu ijuru ku buryo ntakwica. Ubu se uramutse ugiye kubaka, uretse ko utari umufundi, umufundi akaba kuri ruhande afite icupa ry'inzoga ari kurinywa, wavuga ngo nimutse kuri iyi sayidi ngiye hariya ngo kugira ngo? Ibyo bintu byagiye byimisha bamwe mu rubyiruko amahirwe y'akazi, ukabona opportunity, amahirwe y'akazi, ngo hariya ni mu bapagani sinjyayo, hariya ni mu bapagani sizarongorayo, kandi kiriyo ni amafaranga. Sinzasaba y'umugeni ngo ni mu bapagani. Siko bavuga se ngo abakatolike ni abapagani? Umukatolike nawe uvuye muri katolike bari baziranye agiye mu barokore ngo yabaye umuporo, ngo yabaye umupagani, ngo uriya ni umuhakanyi. Ariko mubikura he? Abantu bujuje intambara z'amadini mu mitima yabo, aho kugira ngo bakore icyo Kristo ashaka, kugira ngo naza kwima ingoma basimane ingoma nawe. Ubundi bibereye mu ntambara z'amadini gusa. None se ubwo umwana w'umuntu azagaruka kwizera ko ukiri mu isi muri mu ntambara z'amadini? Wowe uri umushumba, uganira n'abantu benshi, ugira amahirwe yo kugirirwa icyizere n'abantu batandukanye. Nta uwo witwa umurokore washinze urugo muri bene wabo mu barokore bagenzi be, ntabwo bajya bagirana ibibazo? Nta ngo zasenyutse kandi ari abarokore ku barokore? Umva impamvu rero, nuko bitwa ngo ni abarokore. Ubundi umuntu yagakwiye kuba ari umurokore koko yararokotse, akarokoka icyaha, mbese agatandukana n'imihango ya Satani yose. Bene abo bantu sibyo bazabana, ariko kubana kwabo namwe mbabwire ntabwo bisobanuye ko kamere zanyu zapfuye. Kubana n'umuntu nukumenyera kamere murimo, kuko nawe agomba kumenyera iki? Kamere zikurimo. Kamere z'umuntu zipfa aruko yapfuye. Yego, kugira ngo abantu babane rero, babane mu nzimwe cyangwa babane mu muhamagaro umwe, nuko buri wese yihanganira ingendo y'undi.
nibyo bya bine nakubwiraga imbere gatoya hatambutse ngo ntabwo unywa inzoga n'utayinywa bakwiye gushwana, ntabwo usengera mu idini riyinywa n'iritayinywa bakwiye gushwana, kubera uko bose ni abantu ariko buri wese afite uko yahamagawe. kandi ku munsi w'imperuka hari benshi bazarogereta bavuge ngo nanze runaka dupfa ubusa, muziza ubusa. ngero naje gusanga ivugurura riri mu madini rirakwiye, no kuyafunga amwe namwe birakwiye, kuko bigisha abantu nabi, rimwe na rimwe bakirengagiza ko ari abanyarwanda, bakizera imana ya Isiraheli, imana y'u Rwanda bakayisiga. Gake birakomeye. ntago nkumvise neza. urumva rimwe na rimwe abantu bakagendera ku myemerere y'amadini bakirengagiza ko ari abanyarwanda, bakizera imana ya Isiraheli, imana y'u Rwanda bakayireka, ugasanga bari kuyicumuraho kandi ari yikora. none se si yikorera abanyarwanda? Yego, ibi byo birumvwa n'umunyabwenge, birumvwa n'umuntu mukuru. mu by'ukuri barakubwira bati ubukwe bw'abantu banywa inzoga ntukabugeremo, ubwo bagutandukanyije n'umuryango wawe. none se aho amacakubiri atarimo ni he? njye mvuka mu bana barenga 10. ngo umubyeyi wawe nimba zinywa ngo jya umuterera agatebe hirya. fata umusaza w'imyaka 70, njyewe imana irahari w'imyaka 40. itegeko rya 5 naryo rikaza rivuga ngo nje kumwigisha kunywa imitobe, wiyubahe, acike mu rugo rwanjye, kandi hari ibibazo byinshi nzagira mu rugo, ngahamagara umusaza akangira inama nk'umunyarwanda, utoza umunyarwanda kubaka urugo rwiwe. ariko ibyo mubikura he? njye naje kwitegereza nsanga iby'idini ni iby'idini, iby'itorero ni iby'itorero, iby'umuryango ni iby'umuryango, iby'igihugu ni iby'igihugu, ariko byose tubihurije hamwe hahita hazamo icyo bita kwiga, icyo bita ndi umunyarwanda. ndi umunyarwanda na ndi umukristo, wabihuza ukaba mu gihugu nta muntu mugirana ikibazo, wabihuza ukaba mu idini ubarizwamo nta muntu n'umwe mugirana ikibazo, ahubwo ikibazo ni uko umuntu ashaka kwigira ngemeze gutya, sinzabana na runaka, sinzagendana na runaka, ni nabyo bigenda bikazenguruka bigakurura amakimbirane no mu ngo, bigakurura n'amakimbirane mu mibanire. ubwo uzuye ikibazo. nahoze ndeba ikiganiro cy'umusaza pasiteri niko bamwita, ariko nta zigira inshuti Michel, ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru kimwe, bamubaza nyine nk'abasaza b'itorero bari bayemo igihe kirekire ku isengerwa ry'abadamu, cyangwa se muri izi mpinduka nimba baragishijwe inama cyangwa se hari ibitekerezo bagiye batanga byagiye bishyirwa mu bikorwa, habe gusengerwa kw'abadamu n'ibiki byose, ariko muri izi mpinduka z'itorero ko bagishijwe inama. Yego, njyewe ntabwo nabagisha inama. Ikibazo gikomeye we mu busesenguzi bwe yakoze n'abantu bagiye baganira, abashumba basanzwe bafite inshingano muri ADEPR nabo bajyaga kumuganiriza bakavuga bati turarushye, abafasha bacu ntitukibabona, birirwa mu nsengero, bafite amasengesho, bafite gahunda z'itorero zitandukanye, ariko mu rugo ntitukibabona. Yego, ubwo ni mbere y'uko basengerwa. Bamaze gusengerwa ubu babaye abashumba, urumva uwo mugore azaboneka mu rugo ryari? mbo reka nkubwire, hari ikintu wendaga gukomoza, hari kurahashimye ntumbabaje, ntabwo hashimye neza. Amadini agira ibikorwa byinshi ku itorero bigakorwa mu minsi myinshi, ariko ku munsi wa 7 ubwo kandi nshyizemo ka kantu kaza gutuma abadive batangira nabo gusakuza ku cyumweru, sibyo? Bakakwa amafaranga, ugomba kuyazana, ariko none ndayakura hese kandi unkeneye ku rusengero kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, iminsi 6 yose ikarangira uri yeranje. Aba badamu reka nikomereze, nari ntandukiriye.
aba badamu binjiye mu nshingano zo kuyobora umurimo w'Imana ntabwo baje guhinga umushike ngo imbaraga zirabashiraho ngo babure kujya kubaka urugo. Nta nubwo baje kurandaguza ibifatangwe ngo imbaraga zirashira ngo bazababura ngo ntibajye kubaka ingo zabo. Reka nkubwire, ahubwo aba bagabo nibwo bagiye kubona abadamu neza. Hari icyaha utakora bitewe na titire ufite, hari uburangare utagira bitewe na titire ufite. icyaha se gitinya titire? Icyaha ntigitinya titire, ariko we hari ibyo utakwishoramo bitewe na titire ufite. Uzi umusirikare njya mbabona kandi unabana nabo, unavuka muri bo, unakorana nabo cyane. iyo ari kuri patrouille hari ikintu atakora, ariko igihe ari mu kibari hari icyo yakora. Ubwo se nturi kunyumva neza? nyine iyo uri mu kazi ufokasinga mu kazi. Reka nguhe urugero rworoshye. Nta musirikare ugenda kuri patrouille ashoroye ari inyuma ya fande yescotinze ngatwara imbunda umututu ureba imbere. Agomba kuyitwara ndabizi se umututu ucuramye. ubwo numvaga nyine ko atagenda asuhuza abantu. Ariko derege itajya kimara guhabwa mission yo kujya ku rugamba ari mu ntambara, ema ni gutya, urabyumva? Ako kanya bihita biba confirm mu mutwe we ko agomba kuyitwara umututu ureba imbere kuko yamaze kugera hehe ku rugamba. Yego. Ariko nimba yescotinze afande aragenda acuritse umututu, mbabarire cyane niyibeshya akawurebesha imbere araza kumererwa nabi. Bishatse kuvuga iki rero? Bari abadamu basengewe igihe bazaba bari mu murimo w'Imana. Ikiri imbere n'iki? Ni Bibiliya, ijambo ry'Imana. Ibitabo 66 nibyo biri imbere. Ari hehe? Mu murimo w'Imana, ari muri biro. Ariko nagera mu rugo arakuramo. Na wa musirikare iyo ageze mu rugo amaze gukuramo uniform, abamama w'abana arambitse inkoho hasi, abamama w'abana afata itorosha agakoropa rwose ntaho abimuhanira. Ariko ntabwo umugabo yaza kumubwira ngo koropa acyambaye iriya toni ngo bikunde. Hoya, ibyo ntabwo bikunda. Abagabo b'abamama pasiteri ntabwo, urabyumva neza, bazigera babangamira bariya ababyeyi mu muhamagaro, ahubwo bazajya babacunga mu gihe cyo kubaka urugo. Nyine nicyo gihe bagomba kubana nabo, ariko igihe cyo mu murimo w'Imana bari mu murimo wa data. ibintu birimo ubwenge bwinshi, ntabwo bazabinjirira. bisaba kuba utazibeshya wa mugabo we ngo uragiye muri biro hariya ngo nje kureba umugore wanjye hano. Uzaba winjiriye umurimo w'Imana ndetse kandi winjiriye akazi, kuko uyu munsi ni akazi. Bazaguhana rero. Yego. Tugana ku musozo wenda reka turebe umurimo w'Imana muri rusange. Uretse kuba abantu baterana amagambo bakavuga ibigenda n'ibitagenda neza, hari n'abavugwa ko abavanywe mu nshingano bubukiwe imbehe, bambuwe mugati mu kanwa, ari nabo bagenda bateza intambara gutyo ku ma social media bavuga nabi itorero. Umuntu wese wakuwe mu nshingano akaba yirirwa avuga ko yubikiwe imbehe yari umujura, kuko abantu bimitswe kera babwiye ko baje gukorera Imana. Abari kwimika ubu ngubu bari kuza bagasinya kontara yo gukora akazi azajya ahembwa umushahara. Reka banabazwa umubare wa accountability. None se abakera uko ubizi niko byari bimeze. Babaga baje kugira gute? Gukorera Imana, kandi nta wabafunze umunwa wo gukorera Imana, nta wabafasha amaboko ngo babure gukorera Imana. Uyu munsi bagomba kuyikorera mu byago no mu makuba, bakayikorera mu byiza no mu bibi. Baracakora rero, nta n'ibibazo bafite, nta nubwo bashobora guhaguruka ngo bavuge ngo twebwe ngo twubikiwe imbehe. Ninde wabubikiye imbehe se kandi batarafunzwe umunwa wo n'amaboko yo gukorera Imana? Baracyari gukora. Bagomba kuba bibamo ibyo mu mwuka, natwe tukaba bibamo. Erega hariya harimo ibintu byinshi byihishemo, nta nubwo twabivuga ku karubanda. Niba mugira mu bibone ko abadiyakoni batari bagabanywa se, ariko nayo ni gahunda.
ni gahunda nyine, ariko umenye ko bahereye ahari ikibazo gikomeye. hari amafaranga menshi se? bahereye ahari abajura aho barangica. ntabwo mwari abajura da, ahubwo nuko mwikoreragamo gusa nta audience, bakavuga bati reka tubashyire ku murongo kugira ngo n'ukoramo ajya akoramo ahawe uburenganzira. none se iyo babireka bakavuga bati reka tubihorera, ariko uzajya ugerageza gukora mu isahani kumukubita intoki. intama amenya zifite tujye tumukubita intoki avuga ati ndahiye, ariko bavuze ati nimubegezeyo. intama amenya zifite amata menshi. zifite amata menshi abantu bagomba kunyweraho. Yego. Tugana ku musozo, mu mboni zawe nk'umushumba, usanga turi kugana mu gukorera Imana, abe mu madini yose atandukanye, igikwiye ni iki muri ibi byose twavuze? Igikwiye nuko abantu bagomba kureba uko bagenda, buri wese akikontorora uko agenda, kuko Bibiliya iravuga ngo murebe uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Mutware intwaro y'umwuka, sibyo? kandi nuta Imana nayo izaguta. Uyu munsi rero agakiza kasubiye inyuma kubarimbuka, ariko kubaja mu ijuru kwa data agakiza kakuriye muri bo. Yego. Ntabwo baciwe intege n'ibihe, ntibaciwe intege n'ibyagiye biba ku bantu b'Imana. Yego. Ariko uzababona benshi bararambaraye kuko nyine nta mbaraga bari bafite. Yego. Pascal, reka ngushime cyane ku mwanya waduhaye n'ibitekerezo, kandi turifuza no kuzaza gusura tukareba noneho ibikorwa by'amaboko bigeze nk'umushumba. Yego. Bahaye ikaze na karibu, muzaze rwose kandi ibintu byose bizagenda neza. Urakoze cyane. Asante.